kuwa gatatu tariki 6 z'ukwezi kwa kane 2022. Uyu ni umunsi wa 96 w'umwaka. Impano y'umunsi muri kumwe na Niyonsenga D Erneste. Akira gutabarwa guturuka hera h'Imana. Zaburi igice cya 20 ku murongo wa 2. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva heraho urusengero, iguha imbaraga z'Isiyoni. Imana ishimwe cyane. Mwene data inshuti mukundwa uduteze amatwi, Imana iguhaye impano, irakubwiye ngo akira gutabarwa. Hari ibintu byinshi byari bikugose, hari imisozi miremire yari imbere zawe, hari intambara wari uri mu Rwanda, zaba intambara z'uburwayi, zaba intambara z'ubukene, zaba intambara z'igisuzuguriro, zaba intambara zo gutukwa, zaba intambara zo mu bwoko bwinshi butandukanye, ndetse n'iz'abadayimoni, ndetse n'iz'abakonikoni hamwe n'abarozi. Ibyo byose Uwiteka Imana arakubwiye ngo akira gutabarwa. Imana iraje guhindurira amateka, iraje ikore ibikomeye mu ruhande rwawe, kandi Uwiteka Imana avuganye nawe arakubwiye ngo ni impano iguhaye. Ntabwo ari ukukiranuka kurusha abandi, ntabwo ari ukuri mwiza kurusha abandi, ntabwo ari ukuri umukene kurusha abandi, si ukuri umukire kurusha abandi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana ikugiriye, iguhereza impano kuri uyu munsi. Uwiteka Imana urakoze cyane kuko wohereje abantu bawe gutabarwa. Izina ryawe n'icyubahiro cyawe bihoraho iteka ryose. Amen.